Ufata Imana nk'inyembaraga, izaza nk'inyembaraga. Nufata Imana nk'imunebwe, ukayifata nk'itagira agaciro, izaza nk'umunebwe, izaza nk'idafite agaciro mu buzima bwawe. Kandi niwe yaturiraho bitazashoboka, n'ubundi ntibizashoboka. Ibyo winjiye byose emeza mu mutima wawe ko bishoboka, n'Imana izabikora kugira ngo yubakishe mu izina rya Yesu. Amen. Nasomye ijambo rirambwira ngo umurimo werekejeho umutima uwukorana umwete. Ariko wari uzi ko umujura aje kwiba, yageramo amaze gucukura inzu, atangiye kwinjira muri saro, kureba mu kabati k'abakire, kureba za televiziyo, atangira kuvuga ngo mana umfashe nsohokemo. Yego. Kandi hanze hari undi muntu nawe uri kumuveyera, undi ari kwakira ibyo ari kumuhereza. Ariko abari kuvuga ngo mana umfashe nsohoke muri iyi nzu, ba nyiri inzu batamfashe. None niba umujura aje kwiba agasenga, umurozi akaja kurega agasenga, agasenga amatakira ngo yikanda agiye kwicikira, ni kuki njyewe naba ndi gusenga Imana, mvuga ijambo ry'Imana, Imana ntimfashe? Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntagomba kubicisha irungu, ahubwo ngomba kwirebera abakozi b'Imana, tukaganira ku mbaraga z'Imana, tukibutsa abantu yuko dufite Imana ivuga, Imana ikora, isezeranya igasohoza. Yego mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze, reka tugusabe usuhuza wadukurikiye, unabibwire nubwo uri kwayura ariko saa sita inzara iri kundya, saa sita zirageze. Amasaha ageze kabisa. Amasaha ageze ku masahani cyane. Turabasuhuje rero. Imana y'amahoro nibane namwe. Indamukanya y'abana b'Imana nukuvuga ngo Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda turabasuhuje. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Alleluia. Amen. Amazina yo ni yayandi kandi muziko mbakunda. Uyu munsi naje gutaramana namwe. Witwa ni yayandi? Amazina yanjye ni yayandi. We burantara umuntu utayazi? Ehehe. Uzi rero hari ikintu abantu mujya mwirengagiza. Nego. Ukagira ngo abareze ikiganiro cy'ubushize ni nabo barareba, ni nabo bareba iki ngiki. Ntabwo ari byo. Buriya rero kubera ko menyereye ko iyo wakoze subscribe, yego, wabyumvise ariko ko nzi kubivuga. Yego. Iyo wayikoze ugahita umbona yasura ubonye, ituzamura ukabona ko ari Nyarukunda Alphonsine. Yego. Nukuvuga ngo muri introduction nkunda kuvuga ngo yego, ngashimira bakanze subscribe. Yego. Nugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere akagira ute akayikanda. Nuvuga ngo uwayikanze hari n'igihe yayikanze atari ku kiganiro cyawe, ari icyundi muntu akaba atarakubona. Bivuga ngo buri gihe umuntu aba agomba kugira ute kwivuga. Ni nayo mpamvu nanjye nyine nivuga kandi canari yanjye. Ariko nubundi ntabwo bamfite bwo kwivuga. Bibiliya yabivuze neza, ndetse n'umutezi wa Korasi bivuga neza, aravuga ngo ntabwo dufite uretse iz'ibyaha byacu. Yego, nta soni. Rero niba nta soni mfite zo kwivuga, kwiriye kubabwira ko nitwa Nyarukunda Alphonsine. Yego. Kunda Imana n'abantu bayo. Ndi umumama. Yego. Ono reka nkubwire n'akandi kantu abantu bavuga ngo wowe ngo uzareba iki kiganiro. Ubundi gutya tuba turi kwakitinga, wowe iyo uri kuvuga ugomba kuvuga nyine uri kurebana, cyangwa uri kubwira umuntu nkaho ari indirect, nkaho ari kukureba. Kuko yavuze ngo uzareba iki kiganiro, ni nkaho ari njye ari kubwira ati uzakireba, uzongera ukirebe. Ni nkaho ari guteganya ko hariho n'abazakireba n'abandi ntibakirebe. Kandi njye ngomba kuvuga nkaho ndi kukubwira kandi uri kukireba. Ugomba kubwira umuntu nyine uri kukireba. Nuvuga ngo uzafungura iki kiganiro, nyine twe turi kugikora gutya, ko niba uri kuvuga mubwire nk'aka kanya. Mbese mubwira ari kundeba. Yego. Ari nayo mpamvu ikiganiro kiryoha abantu ari babiri. Bari kurebana. Nuvuga ngo gutya, nukuvuga ngo nugera nko mu mwanya wo kubwiriza, sibyo, urabona hano ni njye uri imbere yawe gusa. Ariko no si uri kubwiriza, uri kubwiriza nkaho uri kureba umuntu umwe. Oya, uri kubwira abantu benshi. Yego.
Okay, niyo mpamvu hari umumama wo muri Zambia n'undi wo muri Canada iyo bari kumvugisha bakunda kumvugisha turebana bakambwira ngo iyo uri gusenga rimwe arambwiye ngo iyo uri gusenga ndahumura nkakureba ati hareba ukuntu uri kuzura umwuka nkabona ndabikunze ati rero gira nyihanganira ajya kunda kubikora umwe muri bo niyazi ko tuderuka kuvugana ahita yitegura ko nta mamega mfite agashiraho mega angiza kuzishiraho akampamagara ati cyo ngaho rero niba ufite umwanya twatajye sasa tukataka kandi turi kurebana yego ntabwo nari muri kuvuga ngo amazina ni yayandi wagira ngo abarebye cyambere nibo baranareba iki ngiki niyo mpamvu nanjye akenshi buri gihe nkubaza nti ivuge cyangwa se nanjye nivuga oya nta soni zo kwivuga yego reka tugusabe n'ubundi dusengera uganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro reka duce bugufi dusenga Imana yego Mana data wa twese giti cy'inganzamarumbi Sambi Tarumba turagushimye cyane kubera ko uruwera izina ryawe nirihabwa icubahiro tugushimiye ko abanye natwe mu bicuku bya nijoro tugushimiye ko waturinze tugushimiye ko wadukuye mu gicucu cy'urupfu ukadukura mu bapfu ukadushira mu bazima izina ryawe nirihabwa icubahiro nyabuna nyaguhora ku ngoma tugushimiye ko wasibije inzobo nyinshi zari zaducukuriwe tugushimiye ko hari awakuye mu bitaro ku bwacu tugushimiye ko hari ababyeyi babyaye ku bwacu mu izina rya Yesu izina ryawe nirihabwa icubahiro Amen. aya masaha nyaguhora ku ngoma tuje imbere y'ubwiza bwawe ariko turakiranirwa twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bwawe niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ubanze utubabarire tweze kandi udutunganye izina ryawe nirihimbazwe turasenze ngo umaze kutubabarira utugire igikoresho cawe tukubera icombo wombokeremo tubwire abarwayi kukiza tugire ababyeyi kutanga urubyaro mu izina rya Yesu tubwire abagabo ko wubaka ingo tubwire abakobwa kutanga abagabo tubwire abahungu kutanga abagore tubwire igihugu cyacu kutanga amahoro kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro nyemera muri uyu mwanya ntabarinje izina ryawe rihabwe icubahiro imbaraga zanjye zibure haboneke izawe kanwa kanje gaceceke havuga kawe mu izina rya Yesu uganze kandi utegeke turasenze ngo amasaha tugiye kumara aha hantu aba amasaha guhesha icubahiro bazimu n'abadayimoni baceceke myuka mibi ceceke bazimu n'abadayimoni bahunge kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro ngaho ngwino uganze utegeke ni mu izina rya Yesu urakoze amen yego Alphonse ngusetse ngaho nsetse yego urabona nageze ako ntutuma umunwa wanjye ushwanyuka unsetse buhoro we ahubwo nawe wikontorore tu useke kanitegure guseka uziko nageze hano ugasanga udahari ntakirwa n'umukobwa wawe yego nizere ko atarabyumva ariko ntari ahambwe ati se uje gukorana ikiganiro na mama ati ntiyego ndaga ni se Imana yanjye abona agiye kuvuga ati mama ni umupagani wahise witegura ko agiye kukubwira ko ni nari umupagani ko atazi gusenga nyine nahise mbitekereza ntitekereza aramutse agiye kumbwira ati se ubu mamuje kumukoresha mikete ko yatuzengereje ko yagize ute urumva ndabwira nti tuje gukorana ikiganiro angije atumva mama ati ibintu byo kubwiriza ati ibintu byo guhanura namenye ubwenge ari nabyabamo urumva nanjye ndavuga umva ko kandi we ndavuga ni Imana ushimwe umva iryo jambo ry'uwo mubyeyi yagize neza arakabaho yego ndavuga ntero iyo umuntu agize amahirwe agatangirwa ubuhamya n'abantu babana buri gihe ibyo bintu ni sawa umva no kandi yongeyeho namaje nese ani mama we yaraguhanuriye ngo mfashanga ntago yamanuriye ngo mbyemere ngo wambi ugase ngo hanurirwa ngo na mama wawe ngo ukabyemera koko urumva yego akaya sinza hari niba yambeshye ukaba warigeze umuhanurira ariko nicyo kiganiro twagiranye nicyo kiganiro mwagiranye utaraza turi kuvugaho urakoze kunsetsa cyane kandi ni byiza ariko ndagira ngo nkubwire ngo utambukije ubutumwa muri rubanda utarabutambutse iwawe yego waba uri kugosorera mu rucaca cyane kuko hari ahantu nasomye ijambo rirambwira ngo ijuru rya mbere mbese ijuru rizatangirira mu rugo rwawe yego kandi n'ubundi nujya guhuza aya magambo
ugafata ijuru ugafata urugo, ibyo bintu nubisanisha urasanga bijya gusa. Uti kubera iki? Ijuru ririmo abagabo batatu, ririmo Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Yego. Urugo rurimo umugabo, umugore n'umwana. Yego. Abana baraza ariko hakabanza umwana umwe abandi bagakurikiraho. Twebwe tuvuga ko urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'umwana. Yesu ashimwe cyane. Uzari impanga se? Nta kibazo. Subizi ko nazibyaye se? Nta nubwo nari mbizi. Uwo mukobwa wahasanze afite impanga, uwo wahasanze ni gatoya. Nabimenye kumbwira ati mfite impanga yanjye. Afite impanga. Urumva ko rero niba imbuto zawe zidahereye mu rugo rwawe, ngo zihere mu baturanyi bawe, ngo zigere mu muryango uvukamo ndetse n'uwo washakiyemo bagutangira ubuhamya. Ibi ngibi tuvuga ku ma YouTube tuba turi kubesha cyane. Tuba turi kubesha. Niba umwana atagutangira ubuhamya, umugabo ntagutangira ubuhamya, umuturanyi ntagutangira ubuhamya, ngewe ngahaguruka nk'itakuma ngo Yesu agira neza, ngo Yesu aratabara, Yesu aragabura, Yesu atanga amahoro, mbibwirwa n'iki nanjye ubwanjye nta baturanye amahoro? Nabibwirwa n'iki umugabo nta mahoro ampaye? Nabibwirwa n'iki nta mahoro muhaye? Yakoze kuntangira ubuhamya, Imana imuhereza umugisha. Ariko kumuhanurira byo ndanamuhanurira, ndanamusengera, nawe n'umuhanuzi ajya mpanurira, turahanurirana tubiziranyeho twembi. Buriya nawe n'umukozi w'Imana kandi ubyiyumvamo, yahamagawe n'Imana mu gihe gikwiriye kigeze. Hari ibyo amuhanuriye birasohora. Arabizi cyane. Ubwo ako kwari ukugira n'ubundi ngo ikiganiro kiryohe. Kwari ukugira ngo ikiganiro muri kuganira kiryohe, ariko tubiziranyeho cyane. Umwana na nyina baziranyeho byinshi. Imana ishe. Hano turi unatuye ni imbere y'akagari. Nabanje najya gusuhuza gitifu. Yego. Ndahije ndamubwira nti ngiye hano imbere. Yego. Iyo uza kuba uri umuturage mubi, yego, wica gahunda za leta, yego, yayikugira byinshi akumbwiraho. Jisoma ari guhita kubwira ati uriya muntu burasa muraziranye, uriya ni umusinzi, uzi ko asigaye ataha afashe akanyanga mu ntoki, uzi ko uriya atuye nta mutekano na mucyama, mbese agahita guha amakuru yanjye uko ayazi. Ariko twaganiye arambaza ati sugiye, ndabaganije kureba umumama utuye aho imbere, tugiye gukorana ikiganiro, n'ubundi uzi ko nibera mu bintu by'iyobokamana. Yuza kuba warabiciye uri ikigande mu mudugudu no mu kagari, yego, yari kubimbwira ntisubirira. Haleluya! Ariko Yesu wagize neza, umva, haleluya, amen, nuhabwe icyubahiro. Ako nako ni agaciro, ako agaciro ni amavuta. Iyo ufite agaciro ntabwo we ubimenya, ahubwo ubimenyera ahantu utuye, ukabimenyera ahantu ugenda, ukabimenya bakuvuga. Nta muntu ujya umenya ko ari mubi, nta muntu ujya umenya ko ari mwiza, ahubwo atangirwa amatangazo n'abandi. Hereje Imana icubahiro, yagize neza irakabyara. Mana nishimye. Nanjye se reka nkubaze ko ari utwo nataye, wowe nta muntu wawe wumva ari kuvuga ati nakubonye kuri channel ya Concord, n'urugero nawe akubwira turi muntu bimeze gutya? Mama aherutse kumpamagara, arambwira ati uri Alfonsina? Ntiyego. Ati ntiyambi. Ati Yesu ashimwe, ntinahabwe icubahiro burundu. Ati nakubonye kuri channel ya Concord? Ntiyego. Ati nakubonye kuri Gonarike TV? Ntiyego. Ati hari n'ahandi nakubonye ntari kuhibuka? Ntiyego. Ati ariko ndashaka umbwire, Concord ko ateye nk'umuyobozi, ayobora he? Ndamubwira nese kubera iki? Ati buriya, ati hari foto njya mbona, iriya foto washize kuri ndayikura, iriya foto igaragaza ko uri umuyobozi original. Ndayikuraho. Arambwira ati iyo ndi kumureba kareba iriya foto, ati njya ngo ariko uriya niwe cyangwa ntari we? Dore ko mba nibereye n'inyuma ya kamera nta muntu uri kumbona. Naramubwiye ngo icyo uzaba cyo muragendana. Yego. Ntacyo namushinje, nuko wamubonye ahagaze ni nako ahagaze. Hako burya narayoboye kuko twese aratuyoboye.
cyane umuyobozi wa Concorde TV show ndamubwira iyo ngiye kumureba simubone ndataha kandi iyo mushatse arambwira ngo ndi muri biro burana wafite biro urumva ko rero nawe ufite agaciro kandi wahawe n'Imana. Nyine iriya foto nashyize kuri profile ya channel iriya foto no kuri WhatsApp yanjye nambaye ikote na karavate nanigirije utari mbese nk'umuntu ukomeye Imana ikomeze gushigikire uri umuyobozi rero kandi ntujye wikandagira kubera ko n'abantu rimwe na rimwe uribuka ko hari umumama wo muri Canada wari wambuze abanza kuguhamagara wibuke ko cyagiye turi muri biro imusanze yahamagara ariho mpageze yego mugahita mumumpamuti akira uyu muntu urumva ko rero iyo batubuze bakunyuraho uri umuyobozi kuko ni wowe cyambu natwe twambukiraho kabone nubwo hari igihe natabarwa sinkwibuke kuko niko umuntu abayeho yego umuntu niko abayeho umuntu uramubwira ngo icara hano muri saro watirimuka gatoya agahita ajya kwicara mu cyumba kandi atariho wamwicaje kandi ntazibuke ko wamuhaye agaciro wowe rero ujye usenga uhanire ko Imana izaguha agaciro urahirwa utazazirikana ngo ngewe Alphonsine hari icyo nzakumarira iyi Mana yo mu ijuru dukorera aba rizagira ikikumarira abiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ariko wowe ntujohemuka kandi ntunkoza isoni habwe ikuzo Mana yacu kuko urabikwereye wowe ntujohemuka kandi ntunkoza isoni habwe ikuzo Mana yacu kuko urabikwereye. Haleluya! habwa ikuzo Mwami Yesu kubera kurabikwiriye icyubahiro ni cyawe mu isi no mu ijuru icyubahiro ni cyawe kubagukunda jambo ryawe ryarambwiye ngo uvubira imfura ababi n'abeza ntuhabwe icyubahiro muri aya masaha kuko ijambo ryawe riri kuvuga ngo uri igitangaza kandi ukora ibitangaza abantu bagatangara gutangare kuko ari wowe gitangaza izina ryawe nirishimwe. Haleluya 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 twakubona Yesu we yego Imana ishimwe reka tujye mu icyubahiro. Haleluya amen. Nukuri Imana y'amahoro igira neza kandi bugaca bukira data wa twese ni umwami kandi ni rubasha abasha byose nukuri. Umuntu aherutse kumamagara ariko ni umuntu tuziranye mu buzima busanzwe kandi kera cyane arampamagara arambwira ngo nakubonye kuri YouTube uri kubwiriza ntiyego ambwira ijambo rikomeye nanjye antuma icyo mbwira Imana yego arambwira ngo ariko aho wasengeye uri gusenga mu nsengero byarakunaniye uburi cukuramo none ugiye no kuri YouTube ati se buriya kuri YouTube ho Imana itaragutabaye uyoboye mu rusengero izagutabara uri kuri YouTube. Naramubwiye ngo gukorera Imana ni ugukomeza umutima ntunyeganye yego kandi gukorera Imana ni ukuyihanga amaso. Ndamubwira ngo nasomye ijambo rirambwira ngo iby'Imana birya barambirije abarambiwe batashe ntabwo nari narambirwa ronda acarambirije aranseka cyane ndamubwira ngo niba nta kindi usigaje uramuki yego ndangije nsigara ndi kubwira Imana ngo Mana tuzatuma abakozi bawe bakorwa n'isoni. Ako kantu nagatekerejeho mfata umwanya wo kubitekereza ndavuga ngo Mana ni gute abantu basigaye baradufata nk'abari kugukinisha ni gute abantu basigaye baradufata nk'aho twabuze icyo dukora ni gute abantu basigaye baradufata nk'ibirara kandi turi abakozi bawe Mana nawe ugira icyo ukora nawe ugira icyo turemera nawe ureme igifatika kugira ngo natwe umunsi tuzaba turi arega turi hano turi kuvuga Imana ariko birashoboka ko nimugoroba Imana igize ikirema ejo mu gitondo nahasubira ndi kuvuga ngo Mana wagize neza yego musi umwe nari ndahantu
turi gusenga mu buvumo aho hantu hitwa muri Banguka Ngutabare. Abantu baramamagaye baratubwira ngo hagara ku muhanda uze kuyobora abantu kuko twe twagezeyo hari ahantu hari nk'ibirometero 3 kugira ngo ugere aho hantu. Ndamanuka njya ku muhanda kuri kaburimbo mbona kwasteri ebyiri zirimo abantu baturutse i Kigali. N'abantu nkubwira ngo n'abantu wumve ko ari babagabo babakire, wumve ko ari babayobozi, wumve ko bavuganye n'Imana, ariko nubundi hari ikibazanye. Ese ashimwe cyane. Amen. Muri kwasari ntabwo narinzi ikintu cyari kirimo, ariko bagiye gufungura sanga harimo udufuka 3 tw'akawunga, sanga harimo udufuka 3 tw'umuceri, sanga harimo n'ibitenge byo ntago nabaze ngo nibingahe, nsanga harimo n'imikeke 3. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu uko byari biri twese twarafatanije turabizamura tubyinjirana mu buvumo. Alleluya. Yesu ashimwe cyane. Tubyinjirana mu buvumo, tugeze mu buvumo hari ahantu ugenda ugakata mu byumba ugashaka inguna ahantu hose uvuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Ico gihe twarasengaga Imana ikakubwira ngo ndi kumwe nawe. Alleluya. Amen. Hahoraga hari kugwa imvura, abagabo basasa imikeka, barangije baravuga ngo iyi mikeka twazanye niyo gushima Imana ko hari ibyo Imana yakoze. Uyu munsi ntabwo tuje kuvuga ko twaburaye, ntabwo tuje kuvuga ko akazi batwirukanye, ntabwo tuje kuvuga ko ibyacu babiteje cyamunara, ahubwo tuje kuvuga ko Imana ari Imana y'inyembaraga. Alleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo na mikeka miremire, imikeka barayisasa, ikata icumbi gakata icumba, ija muri korodori kaja muri korodoro, ariko barayisasa kandi hamaho ngaho. Ntabwo twatashe ngo imikeka bayicure. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Barangije baravuga ngo hari abantu bakeneye kurya. Yego. Mu bantu bakeneye kurya turafatamo abantu 6. Alleluya. Amen. Kuko imifuka ari 6. Yesu ashimwe cyane. Bafatamo imifuka 6, 3 yari akawunga, 3 ari umuceri. Alleluya, haleluya. Barangije bafatamo abagore 10, muri abo bagore nanjye nari ndimo. Haleluya, haleluya. Mubafashe umuceri nari ndimo, mubafashe igitenge nari ndimo. Yesu ashimwe cyane. Mvugira ngo amina. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cy'Imana kigeze, nubwo uri ku musozi ukabura ukumva unaniwe, kwihangana bikaba byakunaniye, gutera intambwe bikaba byanze, ukaba wifashe mapfubyi, ukaba utangiye kuvuga ngo ibi bintu nagiyemo oya bihamemo. Yego. Gumamo. Dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana y'inyamaboko, irwana ku rugamba nibura kurutsinda, iyo yagutabaye bose barabimenya, iyo yagutabaye byose birashoboka. Haleluya. Uzirikane ko dufite Imana y'inyembaraga, uzirikane ko dufite Imana y'inyamaboko. Iyi Mana yacu irapfumbatira, ariko yagupfumbatiza nawe wafumbatura ugasanga wapfumbatiye umugisha. Reka kubivamo rero, bihamemo. Ico gihe twarariye turambara kandi tugubwa neza, kabona nubwo ubu ngubu hatakiri uko twabigenza, inzira zarafunze, harafunzwe, abahinga baranahinga, abazitira barazitira, ariko kanze nkubwira ndacagendera ku jambo nakuye aho ha. Haleluya. Kandi guhera uwo munsi nambara uwo mwenda, narazamutse ku musozi wa Sedogo, mpageze Imana irambwira ngo ndakwambitse guhera ku birenge, mwana wanje ndakwambitse. Yesu ashimwe cyane. Imana iranyambika, inyambika ihereye kuri ico kivumo, inzamura ku musozi iranyambika, imanura kuri nkuri iranyambika. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndambaye. Amen. Sibye ko mfite urubanza n'Imana rwuko ntagiraho aho ndambiku uyu munsi, ariko kanze nkubwira nukuri ndambaye. Tanga irabishobora. Ndambaye. Nukuri. Ndambaye. Ndagira ngo mbwira aba bantu, abambona n'abanyumva, mufate Imana nk'inyembaraga, mufate Imana nk'ikomeye, mufate Imana n'inivosa.
abantu bazi ko iyi Imana idashoboye kugira ngo bumve ko Imana yacu ishoboye. Ndimo ndabwira abantu bumva ko iyi Imana yabaretse, reka mbabwire ngo ntabwo yakurekuye. Reka ngutangarize ngo iracyagufashe kandi iracyagufashe kandi iragukomeje. Haleluya, 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 haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mana y'amahoro ize kubana natwe uyu munsi. Imana y'amahoro ize kudushigikira kandi cyane. Data wa twese twumvira ibyifuzo, ndeka nze nkubwirire iki kintu, nimara kukikubwira nsoma ijambo Imana yacize ku mutima, ubundi njewe nigendere. Yego. Nufata Imana nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga. Nufata Imana nk'imunebwe ukayifata nk'itagira agaciro izaza nk'umunebwe, izaza nk'idafite agaciro mu buzima bwawe. Kandi niwiyaturiraho bitazashoboka n'ubundi ntibizashoboka. Ibyo winjiye byose emeza mu mutima wawe ko bishoboka, n'Imana izabikora kugira ngo yubakishe mu izina rya Yesu. Amen. Nasomye ijambo rirambwira ngo umurimo werekejeho umutima uwukorana umwete. Ariko wari uzi ko umujura aje kwiba, yageramo amaze gucukura inzu, atangiye kwinjira muri saro, kureba mu kabati k'abakire, kureba za televiziyo, atangira kuvuga ngo Mana umfashe nsohokemo. Yego. Kandi hanze hari undi muntu nawe uri kumuveyera, undi ari kwakira ibyo ari kumuhereza. Ariko abari kuvuga ngo Mana umfashe nsohoke muri iyi nzu, ba nyiri inzu batamfashe. None niba umujura aje kwiba agasenga, umurozi akaja kurega agasenga, agasenga amatakira ngo yikandagiye kwicikira, ni kuki njewe naba ndi gusenga Imana mvuga ijambo ry'Imana, Imana ntimfashe? Senga rero. Yego. Senga. Kandi gusenga bigira umumaro. Nukuri. Gusenga n'ubundi buzima. Nukuri. Gusenga n'izindi imbaraga. Gusenga niko gukomera. Weho niba ufite igishoro cy'ubuzima Imana yaguhaye, senga gusa. Saba ibyo ushaka Imana irabiduha. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo iyo turi gusaba Imana tuyisaba nabi. Niyo mpamvu amasezerano yacu yatinze. Ariko uyu munsi nzanye itangazo rivuga ngo subira ku isoko. Subira ku isoko. Wongera usenge. Wongera usenge. Abantu twari kumwe mu minsi yatambutse, narababwiye ngo Imana iciye kandi kayira kandi fukuye kandi kariba. Imana ntabwo ishobora guca kayira ntakageze ifukuyeyo. Yego. Waje Yesu ukanywa yiki? Waje Yesu ukarya yiki? Narababwiye ngo Sara amaze kwirukana Hagayi, nyina mugejeje mu ishamba, amaze kubona imvumbi isigaye mu busa, aramufata mujana mu gashamba, maze ngo amufureba neza. Amaze kumufureba neza, aravuga ngo reka nigire hepfo inyamaswa zitaza kumurya ndi kureba. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuko ngo ijwi ry'Imana rimuzaho, marayika w'Imana aramusanga, aramubwira ngo kebuka urebe. Umubyeyi akebutse areba kariba hari Uwiteka yafukuye. Amaze kukabona yumva ijwi rimubwiye ngo ongera ufate umwana wongera umuheke, hanyuma muri kariya kariba uvome. Numara kuvoma wuzuze mu mvumba yawe, ufate umwana wawe kuko n'umwana w'umugisha. Hagayi yaje igihe. Yaje igihe. Yego. Kuko yataza muri rugo ntabwo Imana iba yarakozemo ibitangaza. Kugira ngo azemo rero byabaye ngombwa ko abyariramo. Amaze kubyariramo, Imana ikora igitangaza. Iravuga ngo ko Sara yabayemo kandi akihangana akaba asaziyemo, ni kuki uyu nguyu yaruzamo akaba ari ubyara Sara ntabyara. Ibintu byose bibereyeho kutwigisha, kandi nta kintu na kimwe kizakubaho gitunguye Imana. Yego. Nubwo ibyinshi tuvuga ngo Satani ni ubizana, ariko hari n'igihe Imana yemera ko tugeragezwa. Nasomye ijambo rirambwira ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Ijya yemera ko abakiranutsi basonza. Ijya yemera ko umubyeyi abyara ubwa mbere agapfusha, akabyara kabiri, akabyara gatatu, abana bari gupfa, yagera kuri gatanu agaheka.
ijya yemera ko byose bitugeraho. nukuri Nawe byakugezeho uzihangane, nanjye byanyezeho nzihangana kubera ko ijya yemera ko byose bitugeraho. Kadusoma ijambo ry'Imana. yego Ndacyambaye ya marinete. yego Yego. ma ku musozi Ariko bizasobanuka. mu gihe taraduha Bizasobanuka, bizasobanuka. Umwami niyima ingoma bizasobanuka. Bizasobanuka, bizasobanuka. Umwami niyima ingoma bizasobanuka. Hayiwe bizasobanuka, bizasobanuka. Umwami niyima ingoma bizasobanuka. Bizasobanuka, bizasobanuka. Umwami niyima ingoma bizasobanuka. Aleluya. Kucaba kinishe bungana iki, ariko amaherezo buzaca. nukuri Konkoro nta joro ridaca, ntaryo kandi nta mvura idahita. ntayo Niyo ku bwa Nowa yarahise kandi izadutabara n'ukuri, cyane izaturengera. Ndabizi neza ko izaturengera. Ndabizi ko abaduhanze amaso bazi ko tuzaseba. Ndabizi ko biteguye ko tuzamwara. Ndabizi ko bari ku musozi biteguye kuvuza impundu z'uko tuneshejwe. Mfite ibyiringiro ko izadutabara. amen Bizasobanuka, bizasobanuka. Yesu niyima ingoma bizasobanuka cyane rwose. Ndi umugabo wo guhamya ko bizasobanuka. Umuntu umwe yaratwigishije aratubwira ngo nuja kumenya neza umubabaro ufite uwo munsi, ugahamya ko Imana izagutabara, ubanze wibuke aho watangiriye kumenya ubwenge. Utangiye gufata akabido ugiye kuvoma, utangiye ukavunika, ukajya ku ishuri bakagukubita, ukaba inkumi, ukaba umugabo, ukabyara ugaheka. Iyagutabaye muri iyo myaka yose ikakurengera, ikakugirira neza, ikakurinda gupfa no gupfura, ikakurinda gukorwa n'isoni. Ikigeragezo ukandagiye mu uyu munsi, Imana ije kukigukura. amen Ikigeragezo ukandagiye mu uyu munsi. Hari abo mwavukanye barapfuye, bandi batoraguye amasashi ku mihanda, bandi birwana utudeyi ku mutwe, abandi bari muri wampakazi, abandi bari muri wamfungurira, abandi bameze ukundi kuntu gutandukanye. Ariko wowe uhuye n'ikigeragezo uwo munsi, kandi iminsi yose wari udamaraye, wari umeze neza. Imana y'amahoro ije kukurengera kandi ije kugutabara. Katwinjire mu ijambo rya Nyir'ijambo. yego Hari ahantu twigeze gusengera, twakundaga gusengera ahantu bita ku Gasizi ku mugabo witwa Sekajari. Tangira gusenga cyane, natangiye gukizwa ndi gusengera mu nzu yo kwa Sekajari mu kareba. Sekajari nanabyumva yumve ko nkimwibuka. Yari ari mu nzu mbi cyane y'ibiti, ku buryo twageraga ku muryango tukamureba aryamye, ku buryo wakurura ukuboko ukamukurura. Uwo munsi turasenga ndabyibuka, Imana iratubwira ngo buri wese nakubita umugeri kuri iyo nzu ayisenye, kuko iyo nzu Imana yari yanze. Buri wese akora ibishoboka byose ku buryo yakubitaga umugeri akavuga ngo iyi nzu ndayanze mu izina rya Yesu. Inzu turayisenya mu izina rya Yesu. Inzu turayishenye mu izina rya Yesu. Inzu turayisenya. Tuyisenya mu mbaraga z'Imana. Tuyisenya turi kubwira Imana ngo Mana, ntabwo dukojejeho amaboko yacu kubera ko uyu munsi tuyisenye yarara hanze, ahubwo wowe ukora icyo ukwiriye gukora. Umva nkubwire, Sekajari ari mu nzu kandi nziza. Uyu munsi nanje nanze ubuhumyi, nanze rinete zitari zanje mu izina rya Yesu. Sekajari nge namusuye 2016 ari mu nzu ifatika. Ejo bundi ndi diakoni mukuru muri eparwa kumukamira. Nejo bundi jewe nagiyeyo ngira ngo hari mu bihumbi bibiri, kuko ndibuka bambwira Sekajari nari ndi konsa umwana wavutse muri 99. Urumva ko aribwo nari ntangiye kuyobokayo. Yego. Kandi niho namenye
namenyeye ko Imana izankoresha nibwo naherewe isezerano. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero nanjye mfite ibyo nanze, kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ibyo twanze, ibyo yanze natwe ntabwo dushobora kubyemera. Nanjye ndazanze mu izina rya Yesu. Izi ndazanze mu izina rya Yesu. Arega Imana irema ibishasha. Nukuri pe. Kugukorera turaca bikunze, Mana we udukomereza amaboko turaje. Kugukorera turaca bikunze, Mana we udukomereza. Nivo sanse do saini uri mwiza Yesu, ndi kukumva giti cy'inganzamarumbu, ndi kukumva nyago. Yesu urakoze, ndagushima. Burya ngo kugukorera tubikunde cyane, kubera ko tubifitemo ibihembo, kandi tuzazahembwa n'Umwana w'umuntu. Ahubwo uzanye ingororano, kandi ingororano z'abizeye, ingororano z'abihannye n'ukuri zirahari. Amen. Urakoze, ndagushima. Kaninjire mu ijambo ryawe. Ducunguze uburyo umwete. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo c'Abami ba mbere, ibice byaho ni 19. Turasoma amagambo magufi cyane. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mutwe w'amagambo rukutubwira ngo Imana yiyereka Eliya. Haleluya. Amen. Uyu munsi wa none nawe kwiyereke. Aho uhagaze Imana ikwiyereke, ibyo uri gukora Imana ikwiyereke. Waba uri ahantu hatandukanye, aho ngaho uri, wowe uri kunyumva nawe uri kundeba, aho ngaho uri Imana ikwiyereke. Ukwira kwiyereka ntabwo mbizi, ariko bitewe naho uhagaze, bitewe n'ibyo uri gukora, bitewe n'uko uyishaka, bitewe n'uko uri kuyihamagara, n'ukuri Imana ikwiyereke. Imana ikwiyereke. Konkoro nawe Imana ikwiyereke. Urya se ntuyishaka? Ya Mana wabonye kuri ya tariki, uyu munsi kwiyereke, yongere kugarukeho. Kuko umurimbye yuzuye umwaka ararimba ngo mperutse kukubona uzongera ugaruke. Rata cyagihe warayibonye, yongere igaruke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko Ahabu atekereza Ezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Ezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubw'abejo nk'iki gihe, Imana izabimpore ndetse bikabije. Haleluya. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, abariho asiga umugaragu we. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dutekereze kuri iyi mirongo. Nitumara gutekereza kuri iyi mirongo, niyiratwerekeza, iraduha icyerekezo kibi. Arega njyewe ninjya ndasoma, ninshaka ngasoma n'umurongo umwe, biragusaba ngo ukomeze hepfo urahasanga ibyawe. Yego. Birashoboka ko nasobanura ntusobanukirwe, ariko komeza hepfo. Nugera hepfo, Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nusoma muri Ezekiel uzasanga amagambo akomeye cyane. Uwiteka yaramubwiye ngo manuka mu kibaya. Manuka mu kibaya cyadura, nugerayo ndakubwira icyo ukora ugezeyo. Haleluya. Amen. Manuka mu kibaya, nawe manukana ya magambo, umanuke ku murongo wa 4, ukomeze usome hepfo. Uraza gusobanukirwa n'icyo Imana ishaka kukubwira. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ezekiel ageze mu kibaya, Imana imukoresha ibitangaza. Ntabwo ariho ngambiriye gusoma, ahubwo ngambiriye kukubwira ngo wumva aya magambo. Nuko habategeka Ezebeli, atekereza Ezebeli ibyo Eliya yakoze byose, ko Eliya yicishije abahanuzi bose b'ibinyoma. Yesu ashimwe cyane. Yicishije abahanuzi bose bari ab'ibinyoma. Urashaka kumbwira ko Eliya yicishije abahanuzi b'ukuri, Uwiteka akamubabarira? Eliya amaze kubimenya ko bari kumugenza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo
Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Betisheba y'i Buyuda aba ariho asiga umugaragu we. Aleluya, Amen. aleluya. Amen. Nusoma ku murongo wa 4 uzasanga amagambo akubwira ngo agenda wenyine. Nawe manuka ugende wenyine. Yego. Nakubwiye ngo aho ngaho uhagaze koresheje uyu mutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Imana yiyereka Eliya. Nawe genda wenyine. Aho ngaho uri wenyine. Uhamagara Imana. Yego. Uhamagara Imana. Nazanye itangazo rivuga ngo hamagara Imana. Hallelujah. Hamagara Imana yawe. Eliya agiye ku musozi ajanye n'abahanuzi ba Bayali bagiye guhamagara Imana yawe. Aravuga ngo mubanze muhamagara yanyu. Barayihamagara barahamagara barikebagura. Isaha ziragera, mugoroba uragera. Eliya arababwira ngo wanze Imana yanyu yasinziye. Imana igisinzira. Aho uri hamagara Imana yawe. Aho ngaho uri Imana ikwiyereke mu byo uri gukora. Imana ikwiyereke mu byo ugambiriye gukora. Imana ikwiyereke mu migambi yawe yose. Imana ikwiyereke kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Nari nkuzana ijambo ryo kukubwira ngo Imana ikwiyereke. Amen. Kandi uko guhamagara Imana ni kwiraza mu byawe. Uko uyishaka nayo ni kwirakwitaba. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mana turagushimye. Mana turaguhimbaje. Mana tukuramburiye amaboko uruwera wa Isirayeli. Urarufa na Omega, uritangira ukaba n'iherezo. Mu izina ryawe rikomeye uratuzi n'amazina yacu. Uzi imitekerereze yacu, uzi imihagurukire yacu, uzi imigendere yacu, uzi ibyo dukora, uzi ibyo dutekereza. Jambo ryawe ryarambwiye ngo uzi ibyacu kurusha uko tubizi. Wakoze kubana natwe mu ijambo ryawe. Wakoze kwemera ko tukubera icombo ukombokeramo, tukakubera mikoro wivugire. Ahasigaye turakubwiye ngo ubwoko bwawe bukomeze bube mu biganza byawe. Ubwoko bwawe bukomeze buremberwe nawe. Kandi nyaguhora ku ngoma. Icyo ushaka kubaha abari cubaha. Icyo wabageneye abari cubaha kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Turasabye ngo imbaraga z'abazimu n'abadayimoni ziceceke. Imbaraga z'umwijima ziceceke. Iz'abacunyi n'abakonikoni ziceceke. Izituma tutizera kuri umukozi n'umuhanga. Izo zose ziceceke. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Ganza kandi utegeke. Byari byiza ko tugumana. None ibihe biranze dusubiye ku macumbi. Niwabishaka ukabishima ko twongera kubonana, tuzaguhereza icubahiro. Bana natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Ikatugusabe utange nimero ku buryo wazifuza ko mwafatanya gusenga yazaguhamagara. Turongera gusubiramo. Amazina ni Nyirarukundo Alfonsina. Inimero ni 0786 52 58 ndasubiramo ni 0786 52 58 36. Muze kwibuka gukora komenti, mukore share na subscribe. Muraba mungiriye neza kugira ngo menye ko munkunda. Imana ibahereze umugisha, imbaraga n'amavuta ndabibifurije. Amen.